uza kwitera mujye mumwakira nikababwire n'ibyo mwene data yavuze Imana ikubere umugisha mu buzima buhanje bikiri kumura mu itorero ni kimwe mu bantu basenga nuko abantu bavuga ngo haleluya ukagira ngo ese haleluya ko itarya pasitoro ntibirya umuyobozi ntibirya ubwiriza ntibirya uririmba ko mushimira Imana ibya haleluya na za amena yo mugira ibyaha akaba ari byo babaye Imana yego nabazi cyane biko nabaka 50%. Abamije kudatekereza niba batekereza batadibandi muzabaze wavuga ijambo ry'umuhanga muri umunyabwenge warize bakavuga ko wirata wavuga ijambo ry'umuswa bazi kutiza tubundi se yavuga iki wabizobe bakavuga waburukana bakavuga wakira bakavuga wakena bakavuga ntacyo washoboza abantu ariko byegereze mu gitabo cya Imigani Salomo umuhanga yanditse igice cya 16 kuroba muzasoma no akarira yaravuze ngo y'imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka atuma n'abazime usura nawe wibana kwegeza abantu Rwanda no kubaha Imana izabe baka mu mifuka n'itazi ntashe manutse ngeze hariya kurya nyuma niho numva urusengero rwacu bahejuru hariya kw'ijambo ngeze hariya kuri sitade ndabyibuka nanjye manutse kuri rikumbwira ati washatse 15 ugatega ukajya kugwa muri Uganda ko nawe ufata sembye kubona bigiye kugucana iraninganiza impamvu mudakizwa neza satani mu mwanya kurusha abigisha b'ijambo ry'Imana satani aranganiza neza numva ko kugera kumbwira numva n'icyo hanyuma cyakanya numva haje undi muntu wa kabiri banuma tubaye kabiri ngira yereke witesha umutwe umukobwa abandi mazina muyoboye mu rubyiruko turakundanye nta nakabizo ndako ntabwo Imana izasenga iyo ngorera ndayizi noneho numva cyareke cy'umubiri ndacemeje umwuka aratsinda amaze gutsinda mbona kuwa mbere biremeye kuwa kabiri mbona biremeye mbona mfashe inzu mbona muzi bitanda amatera ziraza kuwa gatandatu mbona tugiye gusangira tugiye gusaba no kuko mbona turamuzanye abashumba mbona barayinyami mbona biremeye wewe mbona tugiye kwifotoza mbona biremeye tugarutse muri resebusiyo irambwira ngo ni Imana ishobora amagambo yasome ndangize inze tuganire igitabo cy'ubutumwa bwiza bw'Yesu bwanditswe na Yohana igice cyawo twavuze ni cya 14 umurongo wa 11 wa 12 aravuze ngo nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba ari muri iki ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo niko Yesu avuze 12 aravuze ngo nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora n'abazayikora ndetse azakora niyiruta kuko njya kwa data. Amen. Mwaba baratwahindura urupapuro rumwe tukagaruka mu gice cya 11 turahindura rimwe urwa kabiri twagera 11 umurongo wa 45 wonyine ndarangiza gusoma mbumbe tuganire ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 11 niho twagarutse umurongo umwe wa 45 Ajambo rivuze ngo nuko benshi mu Bayuda bari baje na Mariya babonye icyo akoze baramwizera. Amen. Ko nagabivuze nuko benshi mu Bayuda bari baje na Mariya babonye icyo akoze bagira gute baramwizera. Ndashaka kubaganiriza ijambo rifite umutwe udakwiye iby'Imana yakoze kuko yabakoreye byinshi ariko uyu munsi numva twasaba Imana igakora ikintu gisobanurira abantu Imana kurusha uko twayisobanura. Sinzi niba mwebwe mukunda Imana nkuko numva gikunda ko musayikunda ku rugero rwe ariko hari ubisobanurira abantu Imana bitewe n'ukuntu kuryohera kumva n'uburyo batari kuyumva kumva n'amakofe wenda bayashyiramo kugira ngo bayumve neza. Njye nigeze nsenga ndafashwa numva nigiye umushinga ariko nza gusanga ari ubwana Imana ikora nk'Imana. Narasenze ndafashwa n'ukuri bibabwira ntabwo ari igitekerezo nafashijwe ndavuga ntiyaba byashobokaga ngo abantu bakabibyuma ariko bagakomeza kuba abantu noneho ngo n'Imana ikabicyuma igakomeza kuba Imana ngo njye nkaba umusuderi nkaganza nkayibasudira ngo numvaga mwafashwa cyane ko ndayivuga nkabona mutayisobanukirwa kandi Imana niyo gusobanukirwa n'umuntu wese wayemeye irashoboye ntabwo yiga gukora ishobora byose. Ishobora byose ndabisubiramo singo ushobora kutabyumva ariko nibivuga ndabyumva irabishoboye na bya bindi byawe Imana irabishoboye. Haleluya. Mwamba barenga yivuga muri aka kandi konzi kandi bani nyumbi ya hapana miliyari
gukiza gripe yavana n'imbaraga zizuru wapfuye kwanza halibana ukode yahavana etaje kwanza halibana transport kuvana ari kujyana kujya yahavana n'imodoka unamutera kugikeneye mu kazi ka yiravuga bikaba yategeka bigakomera yubika imisozi itarimenye inyeganyeza isi yose ikanyeganya usiku haleluya Imana igutabara abakurwanya bahari bagasanga yagutabaye n'intambara bakiyikora uza kuyitera mujye mumwakira ikababwire n'ibyo mwene data yavuze Imana ikumere umugisha mu buzima buhari ikintu kiri kumura mu itorero ni kimwe mu bantu basenga ni ukuba abantu bavuga ngo haleluya ukagira ngo ese haleluya ko bitarya pasitoro ntibirya umuyobozi ntibirya ubwiriza ntibirya uririmba kumushimira Imana ibyaha haleluya na za amena yo mugira ibyaha akaba ari wabaye Imana yego ntabaki cyane biko nabaka 50%. None se ubiri none jewe ari cyo batunyuramo ari cyo tumuhumeka ari cyo tumubyuka n'ibyo bakoze akaba ari cyo batumubiko kuki tutapaswa ariko Imana ni 10% bakamuraniwe kuri ta none na haleluya irakunaniye isubiri tuzamufata he uzamura amaboko yiyamutije abandi bari kwesha muri controle byanze kwitaro bari kwishira mu bigo basize mu bya wowe uracyaya afite birebe abandi barayaciye ucyubabarira ubikore utabikorera ubigusabye ubikorera Imana waje kwicara imbere Imana yo irabibarura ariko yazamura neza umurozi yazanye kuyaroga Imana ikomera mu kuyakora ibintu byose dukora imbere y'Imana Imana irabyandika nubikora wemeza abantu ntibazemera kuko abantu bo ntibabura icyo banenga bakwandikije kudatekereza niba batekereza batandibandi muzabaze wavuga ijambo ry'umuhanga uri umunyabwenge warize bakavuga ko wirata wavuga ijambo ry'umuswa bazi kutiza tubundi se yavuga iki waba inzobe bakavuga waburukana bakavuga wakira bakavuga wakena bakavuga ntacyo washoboza abantu ariko byemereze mu gitabo cya Imigani Salomo umuhanga yanditse igice cya 16 kurongo muzasoma mu karindwi yaravuze ngo imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka atuma n'abazime usura nawe wibana no kwemeza abantu wibana no kumara Imana izabe Imana ntigaya Imana ntihara nahoze ntekereza kare nkora umukwe nabukoze kuwa gatandatu ari tariki 21 z'ukwezi kwa karindwi 2010 urumva ko maze kugira 14 shanze muzaba kuwa gatandatu ku cyumweru komite nyobozi wacu yarateranye barambwira bati ngwino hano ndaza barambwira ngo bagiye kuntera inkunga nubwo bagiye kuntera inkunga y'ijambo rikomeretse barambwira turashimira Imana idatekereza kuko abantu batekereza Bazamuriye haleluya torero ibyo bamazaga nanjye narabyumva baramajije bati dusobanure umukobwa abandi uzamuraza mu rusengero bati se kubera iki ko tuzi ko igicumbitse muri chambrete kandi no kurya byakugoye kuzabigenza uti nababwira ngo ariko afite kwizera barambwira ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye niba guhugura igihugurika mu rugo ariko winjire mu mwuka uvugane n'iyo mu ijuru nababwira ariko Yesu nanone yarakuze mu kuboko kw'iburyo n'ukuboko kw'ibumoso ni kubimenye nubwo bitaraba application muri logic command bahanye na Yesu twakoze nababwira ni gushirika byane numva twakuzuza nk'ibirimo mu gihe ko bagira ngo amina baramaze ati Imana irambwira ibintu bya Eric birimo icyo ngodira Imana mu bakora yivuze sozira ijambo ryayo n'ibyo cyane aya makarabaza ijambo ry'Imana rikaza risoza bakamumifuka n'itazi tegeza harakuryanyuma niho numva urusengero rwacu rwahejuru harakw'ijambo ngeze hara kuri stade ndabyibuka nanjye manutse kuri rikumbwira ati washatse 15 ugatega ukajya kugwa muri Uganda ko nawe ufata se ngiye kubona bigiye kuguca
iraniganiriza impamvu mudakizwa neza. Satani mu mwanya kurusha abigisha b'ijambo ry'Imana. Satani aranganiza neza kuva ku byo kumbwira numva n'icyo. Hanyuma cyakanya numva haje undi muntu wa kabiri, bantu batubaye nka babiri. Ngira yereke witesha umutwe. Umukobwa w'abandi mazina muyoboye mu rubyiruko. Turakundanye nta n'akabizo ndamo. Ntabwo Imana izasebya iyo nkorera ndayizi. Noneho numva Yereke cy'umubiri ndacemeje umwuka aratsinda. Amaze gutsinda mbona kuwa mbere biremeye, kuwa kabiri mbona biremeye, mbona mfashe inzu, mbona muzi ibitanda, matera ziraza. Kuwa gatandatu mbona tugiye gusangira, tugiye gusaba no kuko mbona turamuzanye. Abashumba mbona barayinyamye, mbona biremeye wewe. Mbona tugiye kwifotoza, mbona biremeye. Tugarutse muri resebusiyo irambwira ngo ni Imana ishobora byose. Irambwira ngo hano hari abantu bicaye hano bavuze ko nyuma y'uko uzaseba. Ariko nirahiye n'Uwiteka yica mu buhanuzi. Irambwira ngo nta nzara izakugerera mu rugo. Nanjye ngivuge nari n'ibiceri 350, ibiceri 100, 200, 350. Ananega ndakwikopesha ubugaraha nanjye ndi umusore. Hari igihe twasuye abana atari kubakunda tutanabana kugira ngo tureko twava turi. Icyo gihe kugira ibiganiro byinshi kugira ngo ibyo bishyugihane. Kandi si ikiganiro gishize bitaraza ntiwadahiraho. Bigusaba kuvuga menshi. Ikora ikintu gisobanura kurusha wacu. Imana ikora ikintu gisobanura kurusha wacu. Uko bigisaba ariko Imana ibigize ibyakurwanya. Uko byona ariko Imana ibicona ngo babasiga mu izina ryayo. Hanyuma mbega niyute Imana irabikora neza, mbona burabaye birarangira. Irambwira ngo si ibyo gusa kandi nguhaye ahubwo n'akobwa byihuse. Irambwira ngo kandi nguhaye urugo rw'umugisha ruzigirwaho n'abantu benshi. Reka mbabwire n'imbere y'Imana ishobora byose. Harajya bavuga ngo urugo n'ishuri, njye banza urugo ari diporome mu myaka 17. Kuko umanye nta kwinjira mu rugo nibwo nariye neza, nibwo nize uko bambara. Icyo gihe twajyaga twambara ya nkweto wambara ikazanyuma amazi ikajya konoza. Ariko ukayikuranamo n'isogisi kugira ngo ukayivanamo n'isogisi baba bakagira ngo nisitire kugira ngo bataza gusaba yaba n'ikundi karimo ikazajya hamagara mu ijuru yarengeye. None uyu munsi ariko Mana we waraturengeye. Hari abantu babyibutse nabi Imana yarengeye. Umva reka mubwire Imana utera n'undi w'amaso n'ukuri. Imana irakora ikintu kiyisobanura. Ntabwo twaje kureba umuntu n'abantu dore bampaye amaso umwanya w'Imana n'abantu bibutse ko amaso isi Imana niyo ibabwiye icyo ukeneye. Nawe yaba ari umuntu twaje kureba yaduha kambukana. Iyo waje kureba uyu munsi irakwereka ko ari Imana ishobora byose. Wayikoreye amashima yakira itwara. Papa Joshua byaremeye Sawuli umwana wanjye wa mbere natumiye yakubite nyobozi. Nari narafashe umwana wanjye mwita Inaweza yote Joshua. Ishobora byose Yesu. Nkoresha gato yanditseho amazina ye. Abari munsi namusengesheje kugira ngo kubitinyuze. Muri uwo mwaka Imana yari yabihinduye. Bageze bose bakajya bafashwa, bamwe babwiraga ngo nzamuraza. Abana bagize cyangwa amen. Ni iki? Imana iri kumwe na bamere Imana iri kumwe. Urumva mbere ntibanyibona ariko igikozwe kirayibereka. Imana iri kumwe n'icyo abantu. Ushobora kuzi kuvuga Imana neza ugahera mu itandi ukagera mu byahishura abantu ntibayumve. Ni ukuri kw'Imana. Ariko hakagira akantu gato gusa gakozwe n'Imana kagasobanura Imana muri karitsiye, mu bo mwiganye, mu bo muturanye n'abarozi bakurogaga. Akamabo turamuzi twafite Imana ishobora byose. Tuvuga ibi mu byumba. Wabura wabwira ko muri Hana yari kubwira Penina ngo ngiye mfite Imana. Mfite Imana. Ubuze mfite Imana. Mfite Imana. Elkana aranangunda yabwiye ko tutira abahungu 10. Ibyo ntibisobanuka. Bakurutira abahungu 10 se abana banjye
ushaka gutuma ntitujyane ukanuye amaso ngaho. Ariko umunsi Samweli agiyeho ntabwo hana yisobanura. Samweli asobanura Imana. Abana ba Penina baraceceka, abana bazamuye haleluya. Ntabwo abana ba Penina bongera kuvuga. Bibwira ko buriya Sara ari kubwira Hagari bagiye bafite Imana ngo hari n'icyo Imana yambwiye. We yaje kubwira Yesu usiga ufitanye umwana mu rugo ukanuye amaso. Ubusigewe mama w'abana muri uru w'isezerano. Ariko umunsi Isaka aguye ngo ayagira ngo epo nanjye ndashaka akajumba kongeje. Isaka aravuka, Hagari n'ishoreke ahita akagira gute asohoka. Ariko atarabyara Isaka ntabwo ari kuhamukura. Imana ikora ikintu cyemeza abantu kuri Imana bakurikiye. Rero Imana igikorera mubagire mu kiganza mubwire muri uyu munsi wo guhendahenda Imana. Imana igakora ikintu gisobanura iyo twakurikiye. Abataremeraga bakayemera, abatizeraga bakayizera, abatarayikoreye bakayikorera. Ariko bashumba ko muri hano mubare mu bizuku yaje kuwa gatatu mvuye muri Zambia. Rimaze amezi 3 ndi kuvuga y'ubutumwa bwiza. Aho mvuka ntaho mbabwiye. Umurenge mushaka muzamaze zababwira. Ayo nize ntayo mbabwiye. Ariko abafonctionnaire batega amatwi bakabati yes yes. Nowe professor tuguteza amatwi. Ayo nize ntayo mbabwiye kuko impamvu z'akazi. Sari kona yose turababwira. Zito. Sakora babwira amazi ndaza kuyababwira. Ariko mwana we Imana nenda kuryohera bazamureke w'imtiga. None ubu ndataha n'amakamera mu isheri waje sheri. Dinaje. Twabisikana muri koridoro ukabona maya. Bakwegera kuri ukabona maya. Ariko baje niyo mwaje gushaka uyu munsi murayibona. Nukuri kw'Imana nutarangara urayibona. Ikintu cyambabaje mwino minsi ndikubona mu itorero kibabaza n'iki gituma Imana mutayakira. Abantu benshi usanga bari mu itorero badakundana, kandi nukuri naratangaye. Uzi ko nase mwitangiriro nagira mu gice cya karindwi mpageze nsanga ijambo rivuze ngo nuko Imana ibwira Nowa urebe ko ukiranuka mu maso yanjye kigiye wenyine. Injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe bose, umuryango wose winjira kandi icyumba cya kabiri bamara ko bishyira mu byumba bya bibiri. Naho uzashyira inyamaswa ntabwo zibana n'abantu, uzashyira ibikoko byose. Hanyuma imvura iragwa iterura inkuge ijya hejuru, icyitwa ikinyabuzima cyose cyasigaye hanze cyarapfuye. Kereka harokoze ikintu cyari mu nkuge, n'ibyo cyangwa ntabwo ari byo. Mwese ndabona muri abantu bakuru ntimujya mubona imbeba zaze ziturira imyenda, buriya nazo zari mu nkuge, sibyo? Ntimubona n'agapusi kamwe kazirya, buriya nako kari mu nkuge. Ariko kuko ari mu nkuge ntabwo biryana. Se barabyumva bari ba nta kiki kubera ko mu nkuge ntibaryana. None namwe nitugira 38 muzagakiza ibi bitero 10 ntabwo yoroshye. Igitero cyane naravuze ngo none natwe dufite iyo nguge n'agakiza twawe na Yesu. Niba ushaka amahoro bino wihitiremo agakiza ureke kurimo. Niba ushaka amahoro bino wihitiremo agakiza ureke kurimo. Nuko amaza terura nyamuye ibere
wabwiye umuntu mwegeranye ntacyo mupfuye n'ikinyabupfura cyinshi ukamunerera ukamubwira ngo utegetse kumuna uko wikunda ni ku ijuru ryabyazwe mubwire ngo hano turi ni mu nguke icyo dupfa na kiruta icyo dupfa mubwire ngo twese Imana ni data twese Imana ni data azamuyemo haleluya ubimanije hano mwabuje wazanye n'umukozi iravuga ngo bana bane ntabwo Imana igira abantu tugize n'umugisha excellence wacu akaza tugatera ntabwo yavuga ngo perezida wacu yavuga ngo bana banje n'abantu b'abakiboti bazanye bakaba abana b'Imana ubu n'abana bazanye n'abapapa wabo Imana n'ijuru igira abana nta defa umwana wanjye duhurira ku igaburo ryera aba baravuze ngo Mana data nanjye akavuga ngo Mana data uyimbere icyubahiro cyawe uyu munsi ariko amen dufite amasezerano ku buryo na banki y'isi iribe yagituguriza ntabwo ariko bamwe tuyararanye ubusa bamwe turayararanye ndashaka ko dusaba Imana ngo Mana tubakwemera waravuze uvugana natwe kenshi kandi n'ibyo wavuze turabyizeye uyu munsi tubabarire kuri makeya uduhe kavaze we kajye kwemeza abaturage mbese nageze muri hano bandi uyigira ngo aho kubivugaho aho kubikoreho Imana igire gute ibikoreho uyu munsi ntibivugeho ibikoreho uburyo abantu haleluya mugire gute bikorera hano bandi muri hano mugire gute icyubahiro gatoki ntibivugeho ibikorera kuko byose biri mu byanza byayo umageretse kumbwira ngo nzabwira bize hari ibintu mwabaye kuvuga ibintu byose bikorwa na gahunda byose biri kuri gahunda y'Imana Imana irambwira ngo hari ibyikorera abasenga bayizera kugira ngo bamenye ko iyo basenga yumva bitari biteganijwe muri gahunda ijyana mu butumwa bwiza bwese ko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 2 irambwira ngo ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya Yesu na Mariya barabutaye birangiye ngo Mariya aramubwira ngo mwana wanjye ntacyo kunywa bafite Yesu aramubwira ngo igihe cyane cyo gukora n'ikirabonye n'ikirage amuhakaniye aramenyera ngo icyo ababwira mugire gute mu gikora kuko Yesu arakwanga yikoze bagira ngo agenda n'udashoboye abikora bidateganijwe kuko yateganye na Yesu Yesu akora igitari giteganijwe amenye ko ari umwami w'abandi mu buzima bwawe ariko nazamuye haleluya uyu mugoroba n'uwawe na Yesu uyu mugoroba n'uwawe n'Imana ibikoreho kubwira bishoboye mbabajwe n'umuntu avugira Imana nabi numva ndababaje umuntu ahagurikije umuntu aramubwira ngo Imana yari igiye gukora ibintu ngo noneho ngo barangije ngo abantu ngo baritambika ndavuga niyo Mana bitambika sinakongera kuyikorera Imana barayitambika kereka ngo izagutabara baroka izagutabara abahirika mu bihe bayahirika hari n'igihe bazahirika menshi akajya mu kibanza uzura ukayatangiza foromasi ubwiba Imana babayibujije guhaguruka ubwo se ubu si Imana bayibuza guhaguruka bwiza ukuri imyaka umaze ujya muri salo wari wamenye ko umusatsi umeraho hari ifumbire ushyiramo hari abakozi babagaramo hari ubwo se abantu batega imvura ngo ibanze ko bameze kumeza uzahanga ibizitereye se navanga byose n'ubona byimeza imyaka
amazureba harisharije bamucanyi ko kugira ngo urebe ariko birushira imyaka maguhumeka hari pombo baracomeka uguhumeka bisanzwe amagufu ufite niyamwe mu gitonyanga cy'amazi hari uzahana Imana yakuvanye kure mbese nijya kugutabara izabazane izagutabara babishaka batabishaka urakina n'Imana yanemeye mu ndikanyima amenyo umuntu akwizi ko umuntu abatane ikayama ngeze inanga ikavuga ati bwo barya reka guherane ikayama ngeze inanga n'Imana yirekera icyubahiro cyayo irashoboye urakina n'Imana isanga umudamu atwite kandi ari umukobwa barakataga hakavamo amaraso hamwe hataga amaraso muri ya mitsi yabyo ariko aterekamo igice umwana yakura agakuramo amata Imana wowe ikinisha wowe yo Imana irashoboye kandi irasabira ikaba igakuruka nk'Imana igakora nk'Imana ibishyiraho haleluya ndagira ngo uhumure utuze nta marira nabonye atahoza agahinda nabonye atamara nta gikomere na kimwe atobora ni ukuri Yesu arashoboye Imana ikwibutse none ejo abantu bakuyoberwa wakwamara ukaberwa keretse utabibonye wavuga igifaransa icyongereza kikaza kandi iyo yaguhaye iguhamirira areba bagira urukundo ruharana bakanahararuka reka mabwiriza ukuri reka mabwiriza nabonye abagabo bahagarara nakora abasore bati ngewe tuzagaruka n'urupfu cyangwa Yesu agarutse bukeye basubira ku mirenge barabihindura maze twari twibeshye ariko Yesu agukunda ukureshya akagukunda ukusa wavuga akagukunda wanaruka nagushatse ndeba ariko ntimuzabarenganye dufite abantu niba ntibasungabo sinabita abagabo kuko ntibasungabo yashatse uko uteye ntiyashakaga wowe kandi uko uteye uzahora uteye uko bizahinduka none se urabona uteye kuko wari ugiteye ukiri umukobwa niba yarashatse imiterere yawe uko wari uteye cya gihe wimurenganye ariko umugabo agukunda agushaka uri n'agakecuru yabati agakecuru kanjye kandekere n'agakuze kare hari ibintu utazana aho nyamara abantu bahagarara urumva ngo ndi umugabo w'abana njye ntabwo ndi umugabo w'abana njye ndi umugabo w'umugore umugabo w'abana asabana n'abashakiye wagiye ngo ndi umugore w'abana umugore w'abana asaba gushatse ryari hari ibintu muturikagirika umugore w'abana uzuri umugore w'abana bangahe gusa bagushatse ryari wowe warahiraga ngo nene kambere umugabo kamubera umugore none baye umugore w'abana
nemeye kambere umugore kamubera umugabo none uba umugabo waba uri umugabo w'umugore mwabyaranye abana ikimenyetso hano ko hano hari abana batoya ariko reka mbabwire akantu k'ubwenge mpitamo abo bana wita kuri umugore w'abana agira imyaka 5 ukajya hahandi umwihisha ndavuga ni muri dushe ujye ubibona umwihisha cyangwa ntabwo umwihisha umugabo n'umwihisha umugore wawe se nawe bisaba kumwihisha murakoze rero uriya ni ubuzima uriya si imana umugore si inzu umugore si imodoka umugore si amafaranga umugore ni ubuzima tutabyubatse icyo biragora umugabo si imari umugabo ni ubuzima bwawe wa mugore ntabwo rero uri umugabo w'abana uri umugore w'abana uri umugore w'umugabo uri umugabo w'umugore se muranyumvise neza murumva namwe mukira abasore mugiye gushaka sawa ubundi kosa ribaho rikomeye nabonye hano mu gihugu cyacu niba nandi riba sinajya niryo nzabiperereza ni ukubona voka warayiteye yatangira kuzana ibitumbwe ukajyana ifumbire mu mashami tugusengera nk'umusazi bafumbira igiti imbuto zikera neza umugore n'umugabo nibo giti kiri mu rugo bari abana n'imbuto mujye mufumbira igiti imbuto zizera neza reka mubwire mushiki wanjye 8 wa mbere uzaha abana bawe ni ukubakundira se reka mubwire mwene data 8 wa mbere uzaha abana bawe ni ukubakundira nyina ibindi byose bazishakira se muranyumvishe cyangwa babwire nawe Imana ikora iki? Imana ikora iki? Bize muri hano bandi yewe nizi inshingano zo kuzakunda umugore uko ejo bundi Joshua bajya mubatishe ejo n'ubundi nanjye aramubwira ati ko nabonye sheri mwise sheri naba nibeshye kuko yabonye sheri wanjye n'umugore wanjye abana banjye ntibashaka imite bakibwa byo ni akazi kanyu none se njye narabashatse none nibagenda agakecuru kanjye tuzasigarana niba barakujye mure kubwitaho gakiraho nkanura amaso nibagenda bose ntaragafashe neza agasaza kawe kubwita katwigarukire se murani torero muri hano mugende muzuza ibintu bitari byose mumfashe rwose mu ngo zanyu niba umugabo wamwitaga papa runa abana kabo witashe ubikureho bagati naje kumenya ko mwita bakibwa na ba Joshua sheri wanjye n'umugabo wanjye sheri wanjye n'umugore wanjye simuranyumvise bari erega bazabona ba sheri nabo bashaka bagende uzasigara n'agakecuru kawe n'agasaza kawe gafate neza murakoze anigarukire muri hano se cyangwa babwiye nawe yagira umuntu ufungura no mazi Imana yagiriye neza basige banafungurira gafungure dugutume amen naje ndigisha kandi gatoya dusoza urakoze cyane Imana ikumugisha tuvuga ngo yafungura bari Imana ifungura imigisha yose ubuduki bwakoze kwihute amen nega bati amen kwihute muri amagambo twasomye bigishe gatoya kwifuza ko Imana ikora ikintu gisobanura Imana ku buzima bwawe kandi umurikire witonde iyo ugiye kuvuga iragishoboye iragikora hanyuma mu gice cya 3 dusomye biravuze ngo Nebukadinezari akora igishushanyo agishyira mu kibaya cya Dura biravuze ngaravuga ngo iyi tariki uku kwezi uyu mwaka azaba ari isaha y'ibiri mwese muzaza mu kibaya cya Dura abakomeye n'aboroheje muzubarara muramye Imana nakoze araba buri wese azabahari uwo munsi uhamye ibyo biraba uhamye ibyo araba muri mumba makondera mukumva amabubura mukumisambuka mukumva imyironge mukumva ibyuma by'ubwoko bwose bivuga mubarare hasi utabikora itabirangiririye mfite agahinda mwino minsi kuko muri mu mwiga ngo bagakiza mwino minsi karagoye barababeshye uyu munsi karoroye uwari kumbwira mu kirizwi Babuloni itanura ryaka nibwo wari gukizwa mu bwisukuri uyu munsi karagoye katwambika amakonde na karuvati tukajyanisha wari kubwagakiza mu gihe cya Pawulo yakishijwe ari dogiteri muri Duruwa avuga ijambo muzasoma ibyakozwe n'intumwa igice cyaho bazasoma cya 7:58 biravuga ngo batera Stefano amabuye
niko babigenza. Abagabo apana abagore nibo bafashwa vuba ngo bakuramo imyenda yabo bayisasa hasi Pawulo agenda yikandariyeho. Icyo Imana iramuhamagara yongeye kugira ijambo nari navuga abantu bakiza ka Yesu asuzugurwa kuzanira taje. None Erike ndakiza bitarebye aho mvuka abakajya nzakizwa neza naho abivamo zabigumamo naho nayivuga nayo zayivuga neza ntabwo nzuko mubanye nayo njyewe nzabana nayo nabonye ari Imana itanga agaciro abantu batavuye. Petero bamubacuraniye none wowe batetse amavuta batereye mu Yohani mu muguri y'amavuta arabamazapfa mwizere bamujyanye Fatima ajya mu mwuka wowe urakizwa nta n'ukureba nabi aho urakizwa bakagukomera amashyi. None ngo muri bo bigoye agakiza uyu munsi ni umunyenga ndakizwa neza nuko wabibwirwe nabi. Reka magana kandi mumfashe muri hano torero muri hano ndashaka kubasaba iki kintu. Amashyari menshi mugira mu itorero mwigishijwe nabi ndashaka kubimusimusibanye bishoboka mukandikaho birashoboka. Reka babiri mwigishijwe ibintu bye bijya bibabaza ariko bajya babasengera Imana iguhuze n'umuntu. None kandi ngo Imana iguhuze n'umuntu ni byiza si ibyazi ariko uwo muntu Imana iguhuza nawe yamugize umuntu nawe niyo ukorera. Aho kugira ngo usengere guhura n'umuntu uzasengere guhura n'Imana. Sabarani bisebani kunyukita benshi mufite ibikomere mwatewe n'abantu kandi mwari mubiringiye mwakari abanyamumaro n'abazaza hari igihe bazakomeretsa hari hasigaye. Ariko nuhura n'Imana nyirizina izazanya abakwiriye mu buzima bwawe n'igihe cyabo nikirangiza bagende kuko ntazaba mu buzima. Ariko kuko Imana irera hose cyane izahita yibakaho umuntu yavuye urebe ngo kuko Umwami Yesu ahunda yabaho. Ugasengere guhura n'umuntu kuko iyo yamuhaye nawe yaguha. Aho yamukuriye haracyahari ntabwo yabimazeyo kandi ntagigira n'umuntu wayo n'Imana imwe. Kuki usengera guhura n'uwo yahaye uwo yaguhaye we nishoboye? Ese uwo muntu yabimazeyo iracyabifite? Uremera ko itarwara? Uremera ko itananirwa? Uremera ko idasaza? Ibyo rero kuko usengera guhura n'abantu niyo ubonye hano bagiriye neza birakubabaza kuko yifuzaga ko n'abari bakwiye kukugirira. Ariko wasengeye guhura n'Imana n'ufite ikibazo urabatiye abari Imana yatabaye bamutabaye kuko wamaze kwinjira muri sisiteme y'ubumana. N'utabawe birakunezeza ugakomera Imana amashyi. Ariko iyo mutaramenya Imana mwaramenya abantu muhorana amashyari. Uranyumvise yewe? Vana amaso ku bantu dore Imana kandi impamvu mutongera Imana iyo amaboko y'abantu akibiri mu Imana ntigaragara ariko iyo amaboko y'abantu abivuye Imana iraseruka. Ninde wasomye igitabo cyo kuva akareba igihe cy'ivuka rya Mose? Ariko haleluya Mana we reba ivuka rya Mose nyina mutwisa neza ngahe 9 ajya kugisara mubyara ngo anamurebye abona n'umwana mwiza ntabwo yari klimatize umwana mwiza. Amwisha ukwezi kwa mbere arabishobora amwisha ukwa kabiri arabishobora ariko ukwa gatatu kuko ari umuntu agira gute arananirwa. Amaze kunanirwa mubohera akandanya mu rufunzo y'amaboko y'abantu avuyemo. Imana arahaguruka amaboko y'abantu bakujugunya Imana azakuramira haragenda Miriyamu nawe ahagarara aho yitegereye ariko ntacyo yabikoraho. Imana ijya kwa Farawo irabona ko iby'amadushi umunsi n'imirimo shyira amatandiko ku ndogobe umanuke. Baramanuka ageze yabona akato kagenda mbwira umujyi ko kanzanire agapfunduye abona n'umwana w'Abaheburayo azi kose Farawo ari bavuze umwana we yose ubu uzamuka azagire gute azicwe. Ariko Imana igiye gukora n'abakakwisha bakugira gute baguhesha umugisha abakakwisha nibo bakurengera. Sengera kuba n'Imana izakuza n'umugisha wawe izakuza n'ibyawe izakumanira aho bakumanitse izatabura n'ibyo bataritse. Imana ibera hose icyarimwe. Imana imenya byose. Imana itabaza amakuru yawe yazi neza. Ibyo abantu bakuvuga si Imana ikubaruramo. Abantu bavuga amagambo Imana ikavuga ijambo. Babona tuzima Imana ijambo nzakimumarira. Babona tuzima Imana ijambo nzahamugeza. Amen. Morifone peya sikas. Wahaditanga pevo.
ahageze arabambwira umwana w'Abaheburayo ariko nkamugirira imbabazi. Imana itera imbabazi n'abatari kumugirira imbabazi. Numenyana n'Imana izaguhuza n'abo utari guhura nabo. Numenyana n'Imana izakigura agaciro. Birabamba ko kandi biriya babuze icyo akora ajya yatera intambwe y'Imana ije gukora n'abatari gukora barakora. Wisegurire abantu, segurire Imana abo utabonaga n'umumaro n'Imana ishatse yanyuzamo, kuko Imana igizamurikana amanura uwabonaga ntacyo amaze ejo yazamuka, uwarebaga ejo nawe yamanuka. Hagarara n'Imana, Imana nihaguruka bizaba hinyuza ibyawe. Umurongo wawe Imana irawufite. Haleluya! Umurongo wawe Imana irawufite. Iravuga marangije ngo Miriyamu aramubwira ngo sinakuzanira umudiramu mu Baheburayo akakurira umwana ngo ngende umuzane, ngo ajya yazana nyina wa Mose. Yahamugejeje aramubwira ngo uyu mwana ugende umuderere kandi umurere neza, kandi nzajya namuhemba, kandi azabaho nk'umwana w'ibwami. Amaboko ya nyina akirimo yarari mu buhisho, ariko amaboko y'Imana bigezemo ajya nk'umwana w'ibwami, agira uburinzi bw'umwana w'ibwami, yambara nk'umwana w'ibwami. Ariko mwazamuye haleluya, haleluya. Amaboko y'abantu y'abakwebwe n'Imana igaragara. Iyo Yosefu bene se batamwanga, ntabwo yari kuzabona gukora kw'Imana. Kuba bamugurishije muri Egiputa ntibisobanura ko umugambi w'Imana uhagaze, bari kumwohereza mu mugambi w'Imana. Humura nubwo abakurwanya bahari, humura nubwo abakuroga bahari, zanye ijambo rivuga ngo Imana uyu munsi ikora ikintu gisobanura iyo ukorera. Abantu baboneka iyo utaramira, abandi bari mu kabari, abandi bari mu buraya, abandi bari mu foster payers, abandi bagiye mu bapfumu, abandi stansi. Abantu bose bari mu kibaya cyanyura barapfukama, basangana abahungu bamenye ko inzu umuntu yakwimuka akayisiga, imodoka igasigara, ariko Imana ari umutungo wimukanwa, bagendana nayo. Baravuga ngo twe ntabwo dupfukama. Imana yacyariye abana, Imana niyo kubahwa, Imana niyo guhimbazwa. Buri wese usenga afite umuntu ucunga nk'ikima, ariko kureba icyo Imana asenga izamumarira. Ntabwo Nebukadinezari yamenye ko batapfukamye n'abakaludaya bari hafi. Ariko kababwira Nebukadinezari ngo ni ukuri abahungu b'abanyagano b'Abayuda itegeko ryawe barisuzuguye. Aravuga ngo murababeshye, ngo barabahamagara baramuzanira, arababaza ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera Imana zanjye no kutarigisha n'icyo izahabu nakoze? Baramubwira ngo ni ukuri nta yindi mpamvu, dufite Imana itangurwa, dufite Imana idasiga irangi, dufite Imana yaturemye ubwayo, ntabwo babanza kwisiga, ntabwo bayandika, n'Imana ishobora byose. Arabwira ngo muze mutabeshye, hari Imana ibasha kubakiza amaboko yanjye. Barabwira ngo Nebukadinezari, twakubahaga, ariko kugira ngo wubake Imana yacu, tw'Imana dukorera tuyizi neza ishobora byose, ibasha kudukiza amaboko yawe nyagasani, kandi izabikiza no mu itanura ry'umuriro ugurumana. Ariko yemeye ko ariyo nzira ducamo tukajya iwacu mu ijuru, ntabwo twagenda. Ntabwo tuyemerera ibiryo gusa, ntabwo tuyemerera amamodoka n'amazu, twayemeye nk'Imana iba muri twebwe, yatwiremeye. None rero naho itadukiza, ntabwo turi gukorera Imana zawe. Bashobora kuba batabimenye neza, noneho nimufate mugende mu babohe, kandi itanamugerageze ushobora kwaka uburyo bafite inshuro zingahe? Zirindwi. Ngo begereje bwa mbere bafatanya na 227, baravuga ngo abatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Ntabwo ntacyamurekesha iyo bigambiye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Basubitsemo bwa kabiri baravuga ngo ntabwo azacogozwa bica umurongo, abazimubwira nibo abazire bose n'abaroga n'abashika n'abashikanuza ntibamugana mu nzira y'isemo. Basubitsemo gatatu umuntu utangiye kwaka
baravuga ngo umubiri wananirwa, baribuka ngari kasiza tubiye ngo nimuhumure nubwo ngiye sibasize nk'imfubyi, zabohereza undi mufasha, baravuga ngo mwamunyurindisha wa mwuka wera wavuze bone kuzarama kubaho kwiteka, baravuga ngo habe wamwoba we, habe mwabiciro mwapandamwe turacyari kumwe n'Imana, habe mwamagambo muvuga turacyari kumwe nayo, habe mwabatura. Haleluya. Baravuga ati habe wamwoba we, nabarabaje kujya hehe. Torero abashaka ko tuzahurira babere Imana icyubahiro, bazamura amaboko twebwe Imana yacu ihibazwe, Imana yacu yamamare, itorero. Haleluya. Nihute cyane basunitsemo bwa kane, baravuga ngo nje ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa, naho igihugu cyose cyaterana kikanseka, ibyo urimo ni ibiki? Igihe wasengeye baravuga icyatumye apfa, ntabwo umugabo yapfira, ntabwo umugore yapfira, abana sinabapfira, ariko icyatumye apfa yasize njyewe, kandi iyo rebye uboniwe nabuzwa n'iki kujya mukunda. Basunitsemo gatanu, baravuga ngo ngende umukristo, umva ubwo buntu, narakijijwe ngurwa mu byaha, ntabwo ari bya bindi najyaga mu bapfumu ngo babe babereza babiboko bayiriye ngo ngende ipfundika hano, ubu ndaryama nkavuga ngo Mana undinde, urinde n'abana, nashaka nkanasama, Imana igashyiraho uburinzi, narakijijwe ngurwa mu byaha, ubu ndi umwana w'Imana isumba. Nubwo kiri ku rugamba mu ntambara ndasana n'ibya, ariko mfite umugabo ni umwami ye, nitura hamwe nzahora. Basubitsemo gatandatu, baravuga reka tugutangarize, inzu turazikunda tuzubaka ku misozi, amamodoka yacu ni meza tuyashyira muri parikingi, amafaranga atajya kuri konti akagira uyacunga, hanyuma rero ntabwo tuyatuza mu mutima, uyu mutima ubona twashyizeho ikibanza cya Yesu, ntabwo nagatiro, kandi ibyino twarihasanze tuzabihasiga nk'abandi. Ibyino mu isi turabihinduye, sigaye ni kubihinyura bitandukanye no kubyanga, ni ukuba bitunze ariko atari byo bigutunze, ahubwo ari wowe bitunze, ntibikuyobora. Urabizi abantu bari hano urabiyobora. Ibyino mu isi ndabihinyuye, nabitunze bicamo kandi bigasohokera hahandi, ariko hari ahandi ndi kujya. Abati ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru, kuko ho nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose barakundanye baguwe neza, ariko mwazamuye. Haleluya. Bagize karindwi tore muri kumwe nanjye, baramubwiye ngumva ngende umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wawe, kinyibagiza n'ibyago bingahe, kumva duhuwe n'umwami Yesu. Baravuga ngo nawe ugeze, naho natumirwa agiye gupfa, kuko ntabwo nzapfa igihe kitageze. Ibyishe abandi twarabisikanye n'ibyagira icyo bintwara, uburozi abandi bariye bukabicanira buriye bumvura inzoka, ntabwo nzapfa igihe kitageze, n'igihe cyo kugira n'igihe nubwo agiye gupfa, isaha yanjye izaba igeze, nta kindi cyane icyo kintwara Imana itabyemeye, nzaba mbonye ihirwe, nzaba ntashye iwacu. None rero mugabanya abantu bari hano bazamuye Imana icyubahiro, nagira ngo uyu munsi Imana ikore ikintu. Haleluya. Gira ibyo mvuga banumva Imana icyagenze. Iyo mpagaze aha nyabwira abantu ntabwo mvuga ku bwanjye, nabwiye Imana ngo aba bantu niba babaje kureba sijye babaje kureba, ujye ufasha amagarane kuri stage ku buryo nawe murodinga ijuru, azana amakuru y'itorero kugira ngo abantu batware icyo baje gushaka ku Mana. Ahagaze murabona jewe, ariko Imana ivugane nawe mu izina ryayo. Imana isuzugura nawe isuzugure, Imana ica agasuzuguro, Imana itsinda ibyaha mu buzima bwawe, Imana ica akarane mu buzima bwawe, Imana ibohora ubuzima bwawe. Wakira amahoro isi yakwiriye, wakira umunezero isi idatanga, wakire ibivuye ku Mana, ariko mwakwakiriye mu izina rya Yesu. Wakiriye ariko kugira ngo Imana ibohore abantu bayo.
bashobora kuba baramusobanurira bakamubwira ati amakuru yacu ntuyazi nubwo watuzanye Imana ikakureka ariko dufite amakuru atandukanye n'ay'abandi. Ati n'ayahe? Ati uzabaza amateka ya Nebukadinezari. Basogokuruza bavuye mu maboko ye kandi yakurushaga imbaraga, aratuzana tugeze ku nyanja itukura, yaratubonye nta sitarabanye nta bashinwa, barambuye akaboko inyanja imenya ko tuhanyuze, amateka yacu araza. Barabimusobanuriye baravuga ati noneho rero niba nibyo uzaba z'ubutayu 40 twarayihabaye tugenda nta buhinga n'abana bavutse, Imana ibambika nta batayeri n'inkweto n'izasaza. Turamenye Imana yacu ndayisuzugura ariko ntiyayumva. Ati ntabwo ndabishuzanye kuri Yorodani maze ni Yorodani gahura ku byo yatwara abantu ariko twakandagiye amazi aribwiriza arahagarara aduhinzira turabana tumaze kuvamo n'amabuye 12 tuyashinze n'ikimenyetso kizagaragara ajya yakomeza inzira. Amateka yacu arabimane kugeza ntabwo yabyumvise. Ati uzabaze yuko twarayizengurutse nta n'inyundo nta n'umwe ariko nayo irariduka. Ubaza amateka y'Imana ati mwumva se nibiki Imana ari ivuga ntibayumva ariko hari igikorwa Imana ikora kikayisobanura. Imana igukorera ikintu kisobanura. Navuze ngo amen adore umvisha haleluya. Uko bakababushye uko bakambaye amafure ngo bana batari babazana mu itanura basanga umuriro watse ku rwego wasohotse itanura. Abasore babateruye ndashimira Imana ko iteka ryose niba ari Imana muri kumwe ukurwanya azapfa mbere y'uko upfa. Ukwanyu uzatabarwa mbere y'uko ukuri kw'Imana ntibyabyemereye. Niba ari Imana wiyicisha ukuroga ngo rusenyuke azakandura amaso ntirusenyuke. Ukuroga ngo ntuzakare uzabyara gihano. Niba iyo wiringiye ukirinda ibyaha ukabana nayo izakwereka imbaraga zawe. Uzasoma ntuzigere uhemukira umuntu uzahita guhemukira. Umutima wahemukiwe ujya ukira igikomere ariko umutima wahemutse uri gupfana igikomere kitarakira byatagiye gusa. None reka babwire Hamani wanze Morodekayi akamurwanya. Yamanitswe mbere y'uko Morodekayi apfa. Morodekayi arazamuka. Yuda warwanyije Yesu akamugurisha yamanitswe mbere ya Yesu. Abantu bari hano torero abataye Daniyeli mu rwobo Imana yamurindiyeyo azamuka y'abakazi bajyayo zirabarekeye. Iri kurwanya ntacyo bizamutwara. Imana izamutabara n'igihari izamutabara n'ibindi wasamuye. Abateruye basakuraka ibirimi by'umuriro byabafashe bataragerayo baraje bahita babajugunya mu makara. Mu kindi kimenyetso uraza muri babona batwitse n'ibirimi bavuye mu makara barashirira basanga Yesu ntahagarara ikibazo gitangire. Yesu ahagarara ahantu baze kuzasebera bakavuga ati mumuvuge nzamutabara nimuroge nzajya ndogora muhereza amahembe nzajya nafatira mu kirere icyakora nzajya nsiga n'akamwereka kakiri ku isi ariko ntacyo muzamutwara. Yesu ahagarara ahantu bazi ko bizamucangira ahagarara ahantu bazi kuzasebera ahagarara ahantu bazi kuzapfira bari kuvuga ngo turaza kureba bakabona Yesu ahisa guterura agakora igitanga basanga Yesu ahagaze mu itanura aho bazi ko bagiye gusebera batemera na Yesu mu itanura bajya bakora cyane y'Imana turakwemera uri Imana nyamana ushobora ngo bari mu batebe Imana yabutane muganiriza bagiye kurunguruka mu itanura abona abantu batembereye batayibona ko nta Mana yabakiza ko niyo Mana yabitabaho ntacyo ishoboye. Ngabona baratembera mu itanura ntacyo babaye basuzanye bati se muraho Yesu ababwira ati reka ntimwagumanye nanjye kwihanganira mu byo nageragejwe nanjye babiciye ubwami. Noneho ngo barimo banezerwa baraseka batamina turacyari Imana ntiturakwemera. Bahitanya kureba abanyabwenge bati hajya twateyemo bangahe bati ni batatu. Misaduraka na Meshaki ati none se ko mbonye bane ati kandi ishusho y'uwakane mwese mubare muri hano yabatema ko nta Mana yabakiza. Ishusho y'uwakane irasa n'umwana w'iki ntibimubwiye ko Imana ibyara ni igitangaza Imana ikoze. Imana ikora ikintu gisobanura Imana ukorera torero. Imana ikora ikintu gisobanura Imana ukorera ariko haleluya. Arabegera babo basatu
Meshake na Abednego bagaragu Imana isumba bingana baya badaye mama kitabakiza abwira iki gisumba byose ntabwo aribo bari kwisobanura icyo Imana ikoze barakibona Dawidi yavuze muri Zaburi ya 68 85 abajya basoma umurongo wa 17 bamunyereka ikimenyetso cy'ibyiza abanyanga bakireba bagire witema ariko Imana igigore abantu bakira Imana yakora kikayisobanura umuntu wegeranye mu gufata kugira ngo uyu munsi Imana igukorera ikintu kiyisobanura ku buryo abantu bose bazakibona bagahimbaza Imana mubwire ngo ntuzihimbaza kizahimbaza iyo dukorera wowe ntuzihimbaza kizahimbaza Imana twazamuye haleluya torero zamuye kabiri haleluya zamuye ijambo twasomye niwe waryivugiye Nebukadineza iyi disikuru yose yayikoraga habonetse amategeko n'abantu baza kwihagararira kugira ngo byuzuzwe iyi ikozwe n'Imana ntabadahamagara yahise bati muzane igitabo aho ngaho ahita kwaraza muzane ikaramu n'ibyo byiyandikira nta muntu byanze aravuga ati musohoke ibiro n'icyuza basanga nta munsi basanga nta n'imyenda itababutse zemataga kandi Imana ya Saduraka na Meshaki na Abednego ishimwe iniyoma ibitubwiriza tukavunika Imana ikora ikintu abantu bizana Imana ikora ikintu abantu bayizeye ariko bazamuye haleluya Imana ya Saduraka na Meshaki na Abednego ishimwe niyo yohereje marayika wayo abagaragu bayo amenye ko igira n'abamarayika bariringiye ahinda none aka kanya uzajya mu mamagana ushyire umutwe w'abasirikari w'abateregezi bazajya bajya gucunga umuntu uzakugana uzamuzane tumutemagure uyu mutwe ushyizwe Imana ikora ikintu gisobanura haleluya niba ndasoza Imana ikore ikintu kigaragaza Imana ikora ikintu gisobanura Imana Yesu yavuze ngo nimunyizere mwemere ko ndi muri Data na Data akaba ari muri iki ariko nimutizezwa n'ibyo mvuga aziko amagambo gusa ntabisobanura neza mwizeze n'imirimo nkora ubwa aravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko unyizeye imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora n'iyiruta tugiye gusenga muri aka kanya urizera Imana yaduhamagaye bishoboye torero urizera Imana yaduhamagaye bishoboye yavuze ngo Yesu amaze kuzuza benshi mu bari baje na Mariya batemeraga Yesu ngo babonye icyo akoze bagira gute baramwizera Imana igukorera ikintu gituma abantu bavuga ngo ibisenga ntikora bayizera iyo urindira ngo nta kibazo bayizere Imana ikora ikintu abarozi bakorwaga bayemere n'amaterurara imenye ufite Imana ishobora byose ufate mu kiganza mubwire n'igihe cyo gusenga kirageze izerane nanjye banosha ari imbaraga z'Imana zireba ari imbaraga z'Imana zihindura